Kwita ku bintu no kuzirikana bitandukanira he? Kwita ku bintu no kuzirikana ni ibintu bibiri bifitanye isano ariko binatandukanye. Kwita ku bintu ni ubwoko bwo kuzirikana bwibanda mu kuba mu gihe cya none, harimo gukurikirana ibitekerezo byawe, ibyiyumvo byawe hamwe n'amavamutima yawe ntacyo ushinja. Ubu bwoko bwo kuzirikana bukoreshwa kenshi mu gufasha kugabanya imihangayiko, kongera ukwibanda no kwishakamo kwimenya neza. Kuzirikana ku rundi ruhande ni imyitozo rusange ishobora kubamo kwita ku bintu kimwe n'izindi tekinike, harimo gufata igihe cyo kuguma hamwe no guceceka, haba ku mubiri no mu bitekerezo. Bishobora gukoreshwa mu kuruhuka, gutekereza no kubona neza. Kuzirikana kandi gushishikariza abimenyereza gukurikirana ibitekerezo byabo n'amarangamutima yabo, ariko bafite imyifatire yo kwemera no kudaca urubanza. Itandukaniro ry'ibanze hagati yo kwita ku bintu no kuzirikana ni uko kwita ku bintu ari ubwoko bwihariye bwo kuzirikana bwibanda mu kuba mu gihe cya none, mu gihe kuzirikana ari imyitozo rusange ishobora kubamo amoko ya tekinike zitandukanye.